kuva kera uwakoraga icyaha wese yazindukaga kare yirukanka ku numa mfite ibyiringiro ko wongeye mazi bava wabibonye nawe ariko ko abanyarwanda ubu ngubu bari bakeneye kukubona uhereye ku ndirimbo nyinshi wagiye uririmba mu ma interview menshi wagiye ukora ku mateleviziyo atandukanye abo bagiye bagusanga mu rugo bose nyira ngo bari abantu wagiye izira ndirimbo wagiye baririmbira nizo wahimbaga ako kanya cyangwa n'indirimbo zawe iziriya narimbaga muri kabeho ngoma n'ibiki indirimbo yari hiti cyane niri yirimo imbogo n'impara kurusha kandi nako kinuma izira zose ni izawe zose urazifite zanditse ku buryo ufite na gahunda yo kuzazisohora se nzazikora nyine uko nshobojwe amafaranga se gusa reka nshimire ni igitekerezo wenda yagize cyo kunkoreshereza indirimbo niba jwanira inkunga nyine nzajya nzikora ntabwo biba byoroshye nyine ariko ni ukuvuga bano bantu wari uvuze n'abaterankunga Rene nyine ni umunyamakuru yari yamagara mbwa ati nungutse igitekerezo ati hari indirimbo wenda twashyira muri studio nta kibazo ntabwo yakubwiye ariyo muzawe wowe wumva wakora vuba byihuse ni iyihe mu ndirimbo zawe hari igihe abantu bamamagara bamfasha bakahitamo ntabwo mvuga ngo ndakora iyi ngiyi kuko ndashaka wowe ukunda muzawe zose nyine nkunda iriya nyine y'inuma turimbira agace gato cyane kuva kera uwakoraga icyaha wese yazindukaga kare yirukanka ku numa ndagushimira njye sinigeze nirukanka ku numa ndagushimira kuko ntigeze nirukanka ku numa gugu 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 wamaye igitambo gikomeye ndagushimira njye sinigeze nirukanka ku numa gugu 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 ubashakira igitambo gikomeye twe ntituri ibitambo by'abanyabyaha ndagushimira njye sinigeze nirukanka ku numa gugu 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 ndagushimira njye sinigeze nirukanka ku numa. Wow, indirimbo nziza cyane. Uko ni kwireshya cyangwa hari n'ibindi bikomeza buryo yaba ari ndende? No kwireshya. Bava rero reba ikintu mfite amatsiko kandi n'abandi benshi bafite amatsiko. Ahantu ba n'ibyo ukora. Gusaba gusohoka hanze. Cyangwa ubikorera. Ariko nasabye nyine uruhushya. Wasabye uruhushya. Ubwo ndavuga mu kazi. Hari igihe bajya bagutuma nko hanze se? Hari igihe njya hanze. Kuba butike cyangwa nanjye nkijyanayo. Yaba kuri butike cyangwa ku isoko. Ntumyeyo nkijyana. None se muri minsi 3 wigeze ujya hanze yaba ku isoko cyangwa kuri butike? Ntabwo nagiyeyo. Ntabwo wagiye kubera iki? Ubundi twirirwa mu nzu amasaha 20 n'agashira ndi mu nzu kandi njyenyine. Ndashaka no kubwira ukuntu wabibonye nyuma yo kuririmba indirimbo yawe irimo imbogo n'impara. Warasohotse nkuko byari bisanzwe ugiye nko gutega moto yaba wari ugiye kuri interview cyangwa ari undi muntu uguhamagaye mugiye guhura. Oya yo hari agashyi bundi gahari. Erene muri ndahabi n'uwitwa Mbabazi n'uwitwa yago ubundi baza birukankana kubwe nti bazana na kamera bakazishyira ku murongo. Ukumva ari ikibaje kureba. Mu rugo iwanyu iyo baje mbanze yuko buhahiye. Wari uzi ko hahiye ufite ibintu byakomeye. Aba hahiye nyine. No sanyinaga nkabona araje aparitse hejuru muri parikingi nyine araje Vava ari hehe
banzi ko hahiye ubizi ko hahiye ibintu byangiye isura wenda no kuri televiziyo mba ndi kubireba naho hanze ho njya hanze gakeya nabwo nimugoroba bari mu modoka bagenda bamereza imikono igihe hari mbuto yaje bose bashaka ngo bagende bametura bari kuri moto dore vavajuru dore impara dore imvubu dore imbogo ibintu birakomeye ahangaha i Kigali mbese vava ubu ngubu ni imbogo ni impara ni impara ni imvubu ni imbogo gusa nta kindi ati mushyiremo n'inkoko wenda n'imbwa mushyiremo numve ndashyiramo ibyonzi da ibintu by'inkoko se n'ibintu by'intare byo ni ibiki ati bamushyiremo n'inkoko ahubwo n'imbwa byose tubu neza neza ahantu hose ni imbogo gusa n'imvubu n'imara abajuru zakwira gushyiramo n'imibu nuko ati mushyiremo n'inkoko mushyiremo n'imbwa hanyuma ukikomereza ndetse nk'imotari agutwaye kandi yakumenye ko ari wowe vava nyine ari wowe dore imbogo abantu b'abakire ejo twagiye muri convention nimugoroba nanjye bakire bose abayobozi bose bati dore vava juru bati komana njye mwabonye ibintu inuze ikoranabuhanga rikora ikoranabuhanga ragenda rikakujyana iruhande rwa excellence nturamubona na rimwe mve mukomeye iwacu barumiwe barenda kugwa hasi bajya baguhamagara baramamagaye barumirwa ate se wowe uhuye na perezida gute ese mwahuriye hagana he ese urumirwa nyine se uvuga iki nyine kucujeka nyine ukabura gahunda bava none se ukurikije nyine ukuntu waje n'ukuntu washaka kumenyekanisha impano yawe urabona hari icyo biri kugenda bitanga se hari icyo biri kugenda bitanga ahubwo nuko ujya kubona ukabona bagupositinze iruhande rw'abantu bakomeye kandi ntawe wababonye ntana uzababona ukibaza nyine bikakuyobera umuntu ukomeye hano muri iki gihugu ushaka wumva wazahura nawe ninde umve mana yanjye mana simbizi ni ukuri use gusanga usaba nko guhura nawe ugasanga nyine ntabwo biba byemewe wambwira ngo navuga ngo nzahura nawe duhuye gute urumva kubera ko uri kugenda uhitinga ahantu hirya no hino uredi naza nyine nzaba mpuye n'umuntu ukomeye kandi uranamufana cyane hari indirimbo y'ugukunda ni iyi indirimbo ye nkunda imana ntayo ntakunda ni zose agira indirimbo nyinshi ameza zitwa ishapure bari ishapure indiyo narayiyobewe y'ishapure ishapure urayizi ntago irananira ukuntu ayiririmba se wamenya ayiririmba te gerageza vava mva ntago ntayishobora narateze amatwi nkashyira akaradiyo ku gutwi kwenda kwinjira mu radiyo kandi mu cyaro nkashyira ugutwi ku radiyo ugutwi kugenda kwinjira mu radiyo wapi ntugire ikintu wumva irandimbo y'ishapure indirimbo ikomeye kubi ntiwapfa kuyimenya ntiwapfa kuyimenya ni ukuri iyo uzi neza ukunda ni iyi na ya yindi nyine ngo nta kibazo na kimwe nshaka kwiteza ohoho ndashaka kwigira neza ohoho ndashaka kwirirwa nseka ehehe nta muntu ushaka kumvangira nta kibazo na kimwe nshaka kwiteza ndashaka kwigira neza ndashaka kwirirwa nseka hehehe nta muntu ushaka kumvangira ejo bundi muvugana na Bruce Melody uri mu kiganiro wumvaga umerewe gute banze ko atazaza ikintu yakwijeje nuko azagusura gusa se banze ko bari gutwika wenda ku mugani wabo ngo nugutwika ntabwo mwizeye none se nyine ntaba yaraje nyine hashize iminsi ingahe muvuganye yewe nisimbizi da niba narayikoze kiriya kiganiro ryari nta gihe kirashira ariko nyine simbizi imana yanjye azaza nyine mufatanye kuririmba kariya karirimbo ukunda akahese ahubwo hari abantu bajya bamagara bakambwira ngo ninyubahe ngo bayikorereho izindi iyihe ngo imbogo dore imvubu dore impara ngo ninyubahe nyine ngo bayikorereho ibindi bintu nirekata yamamagaye yenda mbwa ntuzayikore nyine barambwira ati ariko varati utu warasaze ati nde karembo kaye kari gukundwa none ngo uragatanze ati mwihorere ubwo wamagaye ninde nta kintu nitaho umuhungu w'imva ngo arubahe no amamagara ariko mbwa ngo agakore ntuzagenda uririmbe nakubwira icyo ati reka ati mwihorere none se wamuhaye amagambo agize indirimbo yose
bashaka nyine ngo gukora kariya kantu ngo kimara nyine ngo akagakora mu ndirimbo ye nyine nawe ngo akajya kabyina bari ukubyina bari hit yabaye hit. ngiye nagiye kubona mbona bagasizeho sinzi n'abagasizeho abari bo mbona bagakoze ndumirwa. None se muri quartier bura ntibakwita dore imbogo dore impara. Umuntu wagakoze n'ukuri nawe umvera mani zamuhembe baba bari kukaririmba n'abana bose bikanombe n'abaheho bose ari abagore ari abagabo ari abasaza ari abana nizana imbogo zana impara nagikiri dore imbogo none dore nizana baririmba nyine uko bashaka zana imbogo zana imbogo nazana imbogo nyine zana n'impara zana imbogo ngo zana imbogo zana imbogo ngo zana impara noneho n'abafata inuza za gitari noneho hari ikiganiro nakoze ejo bundi bari baje bikoreye na za gitari baje bazikoreye baragucurangira baje bazihetse baragucurangira bava none se ngubu urabona indirimbo zose ni izawe sibyo nkungu nkingi zana imbara niba ari zana impara dore imbogo ubu ngubu umuntu w'umuhanzi uzi akubwiye ngo ndashaka ko dukora n'ino ndirimbo dore imbogo dore imvubu wamwemerera wamusaba iki? Nabyemera nyine se simba nshaka kwamamara nyine nkazamuka. Wamusaba iki? Namusaba iki se nyine? Namusaba iki? Nta kintu wamusaba? Namuca amafaranga. Nibyo ndi kwibaza. Abantu kuri sembezi. Kuko kuzandika byarakuvunnye. None se umaze kubona abaterankunga ku buryo byibuze ugiye gukora indirimbo nka zingahe ukazishyira hanze kugira abantu batazazikwiba? Simbizi nyine nzagenda mbabona. Kuri ubu ntawe umaze kubona? Ngenda mbabona nyine bake bake. Kandi bashimiye cyane. Vava dusoza ndagira ngo ugire ikintu ubwira abantu bafite impano nk'iyawe bari hirya no hino mu gihugu batinye nyine kuyigaragaza kubera ko wenda nta mafaranga bafite cyangwa kubera ko baba ahantu wenda batabasha kugaragaza impano zabo. Ese wagize ngo uzamurwa n'amafaranga? Impano nyine nizamura umuntu. Ndashaka kugira ikintu ubabwira none ureba hano muri kamera za Mani Dukunda. Basenga Imana nyine izabazamure nyine ntago nababwira ngo bazajya bafata amatiki ngo bagende ngo bajye kwirirwa kuri Radio Rwanda ngo bafata amatiki ngo bazana ayo masede ngo bagire gute. Imana yonyine ishaka kuzamuka urazamuka. Ushaka kubishyiramo n'imbaraga bikanga. Ariko yo yonyine ishaka kuzamuka niba arakubwiye ngo nzakwamamaza izakwa